man murimo murica umwana mentally physically emotionally ibi bintu ni mubigabanye guys mutapping a screen cyangwa se mujye mubavugaho muri ubu buryo ariko bano n'abana badashobora kwihanganira wenda ubusesenguzi bwanyu ndibaza neza ko abari ababyeyi nabo babyumva bakaba bakoresha undi muvu natari uwo gusesereza abo bana ugende ushake content zirahari ugende ushaka abo bana umusaba uburenganzira babaza ibibazo then ubikoreshe bivuye kuri wowe ariko anytime abana bizana kuri kamera wa mugabo wowe kuki yihuta kujya kumukura umugati mu kanwa ikibazo nahakiri kuki mutamuhamagara ngamuganirize ko bose tuzi ko ariho basarura kuki atamuhamagara ngamubwire ati ibintu uri gukora yaramureze yerekana ibintu abari gukorera abo bana kandi YouTube irabyakira murinda habikakoresha uwitwa tonalite yangiza agakora content ivuga ngo tonalite ngo arahuranyije ngo tonalite ngarabyahuranyije ni byanda bayahuranyije man murimo murica umwana mentally physically emotionally ibi bintu ni mubigabanye guys mutapping a screen mujye mubavugaho muri ubu buryo ariko bano n'abana badashobora kwihanganira wenda ubusesenguzi bwanyu ndibaza neza ko abari ababyeyi nabo babyumva bakajya bakaba bakoresha undi muvu natari uwo gusesereza abo bana ariko noneho kuza kuvuga ngo urakura abantu umugati mu kanwa bro iki kintu ntago ari cyo so ngewe nuko mbyumva ariko that's not good bro that's not cool kwabakorode bakababonye team bavugira nyamara rero ngewe icyo mbakundira rero ndaza ngatanga platform mukavuga gahinda kanyu twagiye next Sankara ntabwo ajya guma hamwe rero bana gutambutsa kondi muntu tomoka wizi hatu ufite ikihe kibazo Godfrey ngiye ndi kumva hari kuntu muri kuvuga mukavuga one side kuko Irene nawe pastor yavuze neza avuga ngo ni YouTube ni yahahira Irene nawe abo bana nibo I will say it's not the right time ariko ni bacuruza sibyo iyo ugiye ukabasesengura ibintu udafitiye proof ngo kuko yabishize kuri channel ye yatanze urugero rusekeje like arakubaza ngo ko hano hari abantu bari codinga ibiganiro byawe kutarabahanisha so does it make it right kuba baza bakibiganiro byawe se nicyo kuko wowe utarabahanisha bituma ko we nimba yakoze icyaha agafata ibintu by'umuntu atabimusaba uburenganzira does it make it right kuba wowe utabikora biratuma bibabyo sometimes hari ukuntu mufata side imwe kuko na Irene ibyo ngibyo acuruza ni igicuruzo YouTube ntabwo ari ikigo cyo gutanga strikes ku bintu udafitiye proof yatanze proof kuba bikoresha ntabwo bibigira ukuri nawe akora icyaha muzakimuregere ariko impamvu YouTube yaguhaye izo strikes nuko ibimenyetso yatanze ari ukuri genda uva icyiza ari ukudakoresha ibintu bye naho kujyaho tukavuga ngo kuko ngo yabikoze yes yatanze ibiri byo kandi yatanze izo strikes ziza kuko yatanze proof zigaragaza ibyo avuga akavuga ati dore ibyo ndi kuvuga ni ibintu cyetse uba uri kuza ukavuga ati yarambeshye yatanze ibitari byo byari kuba byumvikana ariko nimba yaratanze ibiri byo ahubwo wowe ikosore ureke gukoresha ibintu by'abantu ugende ushake content zirahari ugende ushaka abo bana umusaba uburenganzira babaza ibibazo then ubikoreshe bivuye kuri wowe ariko anytime abana bizana kuri kamera wa mugabo wowe abazana nkawe bari under contract sibyo arabazana ariko so nimba yabazanye kuri kamera ufite ubuhe burenganzira bwo kujya kubifata ibyo wakoresha ukabikoresha that's the question rero kujyaho ukavuga ngo ribu nujya muri ribu nawe afite ibimenyetso biri aho ngaho nk'ibyo yatanze muri YouTube ikaguha strikes nibyo azajyana muri ribu kandi bizagaragaza icyaha ukora so ngewe my advice nigendera niyitiraga nuko koresha ibiri byo copyright aho ngaho kubera ko ugomba gukoresha ibintu ufite uburenganzira niba utafite uburenganzira bireke ugomba kwiga ukamenya icyo copyright ari cyo nimba unabikoze umumentioning uvuga ati nubwo nkoresheje aya mashusho sa yanjye nayakuye hano
I think wakoze ibyo ngibyo waba uri kuvuga ati natanze uburenganzira naramumentioninze nicyo kirinda umuntu copyright ukavuga ati aya mashusho ugashiraho ibyo byose naho kuza kujya ukabikoresha and then ukarira ngo bakureze. It doesn't make sense. Bazakurega n'iki igihumbi. It doesn't make sense. mu buryo bwiza urumva ari ubwo ngubwo ari bwo buryo agomba gukoresha none uragira ngo aje kumurega none se urajya Umva Janine yaramureze aregera amafoto aregera ibintu byose biri kugaragara ntabwo kuki yihuta kujya kumukura umugati mu kanwa. Ikibazo nahakiri kuki mutamuhamagara ngamuganirize ko bose tuzi ko ariho basarura. Kuki atamuhamagara ngamubwire ati uri gukora Janine yaramureze yerekana ibintu abari gukorera abo bana kandi YouTube irabyakira. None rero twebwe twabigenza gute ahubwo nibicare baganira. Ese baganira iki nakure ibintu by'abandi yakoresheje areke kujya akoresha amazina ataraye areke gukoresha content itariye baganira iki cy'ibyo ko baganira Irene kamera arayigura baganira mu babarire nyine azagerageza gukuraho gake nakumva mutete Godfather ibyo bintu yabivuze kuva kare nuko nta content abantu bafite bakora mwashatse content ndakumva Murinda habika koresha uwitwa Tonalite yangiza agakora content ivuga ngo Tonalite ngo arahuranyije ngo Tonalite ngarabyahuranyije ni byanda bayahuranyije hanyuma sabo bantu nabo yakoresha amafoto yabo yahuranyije nabo bazajya bamureka cyangwa kwita strike. Exactly. Ubuse kwa bandi urugo rwawe bavuga ko rusenyutse umugore wa Bruce Melody aba muri social media. Hari uwashizeho ari ishusho y'umugore yashizeho yamubajije umugore we Bruce Melody yari afite uburenganzira bwo kuvuga ngo ntabwo ndasubiza icyo kibazo ko umugore wanjye nari hano kikarangira ariko kuba yaragisubije ni ikigaragaza ko ni umugore we yagombaga kubisubiza yari afite right yo kuvuga ngo icyo kibazo si igisubiza. Ntukazane Bruce Melody gutya kuko uretse gato Irene ashaka Bruce Melody akamutumira nk'umunyamakuru siko bimeze. Umunyamakuru watumiye icyamamare abagomba kumuhata ibibazo uriyo hatwe ibibazo akabisubiza cyangwa ntabisubiza bitandukanye n'umuntu ugenda hariya agafata abantu atigeze atumira urimo kunyumva agafata abantu atigeze atumira yarangiza akabashyira hariya mwebwe se muraba mwabatumiye cyangwa mu bugita ngo kubasesengura biratandukanye. Ibya Bruce Melody yari ibereye kuri yari presence bari kumukoresha ikiganiro nk'umunyamakuru mwebwe bitandukanye na bira byo gufata umuntu mukamugiraho ijambo wavuze kuri babandi bo kuri hotel Shem de Marara yo ku Kibuye kanze guhereza urugero Tonalite kabataka nguhereza urugero yavuze kuri babandi maza wumve hano Claude maza wumve kuko nujya kwitegereza Bruce Melody hariya ikibazo kiremereye cya famiye ye Irene yamubajije Bruce Melody yaramusubije urukunyumva amubwira ko adafite uburenganzira bwo kumaza ibyo bintu sibyo muvuga Bestine mukavuga ko yanyoye isabuna akavanamo inda Bestine yarahari ngo abivuguruze cyangwa mwatanze ibitekerezo byanyu nkuko ntabwo nabivuze ntabyo nzi ibyo ngibyo ntabwo yaravuze wabivuze cyo simbizi. Okay tuvuge ko nangu ibyo mwavuzeho n'ibiganiro mwabavuzeho ibiganiro mwabigera cyo kuvira amugore ibiganiro mwabavuzeho urukumva ibyo n'ibiganiro mwabakoze byatumye babareportinga nyirubwite yarahari ngo abivuguruze cyangwa mwakoze ikiganiro none so kata kuri reportinze baramuvuzeho abo bantu bavuze ngo diva kata kuri reportinze inde reportinga Murinda hano ariko sinashira posters kuri Instagram nico twamuvuze cyangwa ndakubaza ikintu kimwe ubwo urafashe ufata ibiganiro nkora ushaka kwegereranya na bira bintu by'ubusesenguzi mukora kro ntabwo ngewe urabona ko bazanye video ngo barakaye uri kubivuga kuki tutayivuzeho ngashaka ko ngamuhamagara ngiye ngomba kuzana nyirubwite bari abakobwa niyo mpamvu nahamagaye umuntu uzakurikira ibiganiro nkora inkuru ikimara gusohoka nahamagaye umunyamakuru wanditse inkuru wo mu gihe bita Emi Ikinege urimo kunyumva ndamubaza iyi nkuru wanditse y'aba bana wayikuruye niyo ntabwo ariyo urimo kunyumva nk'umunyamakuru asobanura source y'iyo nkuru aranayisobanura that the way I do the stuff niko nkora ibintu byanjye urimo kunyumva
Claude hano abantu bakavuga ngo Claude ahangaha yakoze ikiganiro gikakaye nkavuga ngo reka nshake Claude aze iyo udahari nshaka indi topic mvugaho urumva so utandukanye ibyo bintu rero biba bitandukanye ntabwo ngiye nshobora kugira urakoze cyane so nkagaruka nkavuga nti ibintu bakubwira hano urimo kunyumva Claude ngiye sinjya nyuri ruhande Irene Murindahabi afite ububasha urukunyumva ni n'uburenganzira bwe gufata dufate bari abana bari mu muryango wa Irene none nibo bafite mu nshingano niyo mpamvu famille yabari abana bamuha umugabo agafata umugore we akamuha Irene Murinda bakamutwara mu gihugu nka Canada akamutwara iyo ngiyo sinzi biri kubyumva ibaze gufata umugore wawe ukamuhereza undi mugabo akamujyana azamara n'ibyumweru bingahe ukumva icyo kintu ibyo se nshaka no kubimenya ni ibyabo ntabwo ari ibyabo ndakwereka uburemere uretse gato ndakwereka uburemere uriya mugabo afite kuri bari abana niba umuntu ashobora gufata umukobwa akamuhereza umugabo agafata umugore we akamuhereza undi mugabo akamuriza indajya akamutwara bakamarana ibyumweru bibiri ibyumweru bingahe sinzi biri kumva icyo kintu nuko uyu muntu aba afite bano bantu mu nshingano warangiza ugafata abo bantu yikoreje umutwaro ufite umutwaro w'abo bantu ku mutwe we urimo kunyumva mukagenda mukabakora iryo sesengura yarangiza akavuga ati ntimufite uburenganzira ni nk'ukuntu nuvuga ngo ibyo mwakoze muvuga ati yakoresheje ku kiganiro kinyine yabashyize hara kuri kamera wenda nibwo buryo bayibonye bwo gucururizamo cyangwa gukora nk'ibintu byabo mwarangiza mukaza kubikoresha mwataka munasenya ntabwo ari byo noneho inama watanga kunanjye Murinda hafite video zanjye nanjye ngene mukubita strike hanyuma kibe kimwe kuri kimwe niyo nama duhaye niba ivyo bintu bikubangamiye ukabona bifite ahantu biri kuguhungabanya cyangwa biri kubangamira imirimo yawe genda ubikore urukunyumva ntabwo niko bimeze nawe genda ubikore kabisa genda ubikore ntabwo nabikora kuba utabikora oya ngenda kubeshye se ibyo rero byose reka dutegereze sakiriza ibyara ikindi kandi buriya akataretse karasema niko umunyarwanda yavuze kandi ngugusure ntumusure rimwe na rimwe agira ngo nta kibuno ufite gitambutse umwuka w'umusuzi hari igihe azasurirwa n'abandi batari jewe ariko kandi nta nubwo byari bikwiriye ko byazabaho oya ibyo nuko icyo nashaka urukumva abantu bakumvishe bakumva ko abantu bakumvishe muri David bakuva ko Irene Murindahabi yagukoreye ubugome bukabije burakabije nyine none se muroroshye nta kintu nabonye no kuvuga ngo anyway reka manze nsenge kanze ngusengere oke abantu hagiye murufata ijambo dutumira aba YouTuber aba influencer nibo baza gahinda kacu agahinda kanyu turakumva ariko yewe biriya yakoze ntago mbishyigikiye ngewe urakoze cyane urumva mba numva rwose habanza rwose hakwiye kubaho ibiganiro mbere y'uko umuntu akora ibintu nka biriya wenda mwanze kumva mwabanjije gukora ibiganiro noneho mukanga kumva mukakomeza yewe namutumyeho umusaza w'umugabo witwa Kiramani aremewe namutumyeho Kiramani niho noneho twavuga tutireba guys umuntu yabaganirije rimwe kabiri gatatu ntago muri kumva kamemu rero namwe nimwemere mwemere muhanwe rero ariko mu gihe atari yabicaza hasi ngo baganirize vrema sinumva impamvu numva ko yakwifuza kubakura umugati mu kanwa agasigara ari we urya wenyine oya ngewe rwose ntago mbishyigikiye ibyo with my heart yavuze rwose ngewe birumvikana wenda mureke gukoresha ayo mafoto ariko ntabwo numva rwose harimo nko kugaragaza ubusambo gusa nko gushaka kwikubira umuntu akumva ko ari we agomba kuyobora YouTube wenyine no muganirize umuntu mana ariko ikintu ngiye ntabwo cyane bikuye ku mutima hari ukuntu umunyamakuru yishakira umutumirwa bakabanza bakumvikana n'ibintu bari buze kuganiraho bakabiganiraho nk'umuntu wamushatse
and then bano bantu babaza basesengura ugasanga bagiye kwinjirira abantu kandi batabanje byibuza no kubabaza, kandi wowe wamutumiye we yabanje kumubaza okay ibi mbikubazeho ibi simbikubazeho, ari naho usanga rero aba bantu basesengura ariho bakorera amakosa. Ikindi yenda Pastor Claude ntago nashyigikira nenda niba guteye izo strike, ariko byibuze nawe wakabanje kureba ibintu uri kuvugaho, nko kuvuga ko abo bana bangana n'abo wabyaye, abo bana uri kuvugaho ibintu uri kubavugaho birakwiye. Ntabwo uri kurengera ngo usesengure urengereye kandi bo baganiraga batasesenguye. Buriya rega mu gusesengura uba uri kwinjira mu bintu umuntu ataguhereye uburenganzira, ariho rero usanga ushobora kurengera kandi kuko abafite mu nshingano of course agomba gukora iki kugira geste akora. Yenda ari bukuganirize byakanga akakora ubwo buryo bundi ya mbwira. Ikintu kiriho cyo abantu musesengura ni musesengura, ariko mureke kwinjirira mu bintu abantu batagiyemo, kuko umuntu yaganira n'undi baba bafite ibyo bavuganye bagomba kuganiraho. Mwebwe rero ngo mwashesenguye mukabinjirira cyane, kandi nawe nk'uko uvuga abana bawufite mu nshingano zawe, ni wowe wenyine ukwiye kuza ukabavugira. Uriya rero nawe bariya n'abana afite mu nshingano ze, niyo babavuze nabi iwabo nibo bababaza, kuko batanze ubwo burenganzira bwo kugira ngo indirimbo byose yego mwakegerana mugasabana imbabazi, yenda nimba ari n'izikirimo akazikuramo, ariko nujya guhangana ni ukuri pe njye nta kuri guhagije ndi kumvamo, kuko first of all nta n'umuntu wemerewe gusesengura ikintu umuntu yavuze ngo umuntu yasesenguye ku buryo winjirira abantu gutyo. Wasanga uri mu makosa Claude. Hano abantu baragukunda, ni byiza rero ko ibyo bintu uko wahindura. Kandi Godfather urabivuga mushaka izindi content cyangwa nawe wishakira umutumirwa, kuki ubundi mutaapproaching abo bahanzi, mwebwe mu baapproaching mubagereho cyangwa abo ba influencer abandi, kuki bahora batumirwa n'abantu bamwe ugasanga ahubwo hari abantu bigize abasesenguzi gusa, wataka approaching abantu bakomeye, abastari bakomeye ngo agende abaganiriza. Kereka habaye ama press conference akomeye ugasanga no hantu aboneye, ariko nanye nimba nzi ko ushobora kuza ugasengura ibintu runaka usenya, niho handi usanga ushobora no guhamagara umusitari runaka kugira ngo approaching agwereze ikiganiro cyawe kiri exclusive, ugasanga ntago akiguhaye. Ni byiza ko muhindura nawe ubwo bavuga ati nanjye ngiye kujya nishakira bano bantu, apana kujya gusesengura iby'undi yavuze. Mada ibyo byose twarabikoze kandi ntabwo tuba twicaye ngo tuvuge ibintu bidahari. Niyo mpamvu rero ntabwo nibwira yuko ibyo twakoze ntabwo dushobora gukora ikintu umuntu ativugiye, ntabwo twavuga ikintu umuntu ativugiye, ntitwasesengura icyo umuntu ativugiye. Ese iyo tubonye ngo ndicuza imi mu rushako, umuntu rero icyo gihe umuntu abonye ibintu nk'ibyo aribaza ngo ese kuki yicuza, kandi ejo muri twarumvise yarakoze ikiganiro kimeze gutya kibuza umuvandimwe. Ibyo byose rero twebwe nibyo tuba tuvuga tutariko rero ibyo batubwiye batarika ibi bintu burya ntabwo byari byo, dushobora kuvuga ngo bya bintu ntabwo byari byo. Rero nkavuga ngo mu by'ukuri Munyarwanda yabwiye undi aramubwira ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Icyo dupfa rero namurinda habi kiruta icyo dupfa, kandi twese niyo bavuga ngo ayoboye timu y'abana bavuga iyobokamana bo muri gospel, nanjye nkaba nitwa pastor, ndi pastor, nibwira ko muri ndahabi ndanjye twakabaye duhurira hamwe akamwata, ariko buriya bintu ntabwo ari byo. Buriya ibyo wumvise ntabwo byari ukuri, dore nuko nguko bariya byavuzwe byari fake news, none tukamenya ngo ni AI, tukamenya ngo bari bahakinze Instagram se, ibyo byose twe tukabimenya, ntitwabimenya atabitubwiye. Rero mu by'ukuri nta wakifuza ikibi kuri mugenzi we,
nta mpamvu n'imwe iyo kwifuza ikibi kuri mugenzi w'umuntu, ahubwo satani niwe mwanzi w'ibihe byose ku bantu. Rero nkavuga ngo mu by'ukuri iyo umuntu akomeje agakora ibyo yakoraga bitari byiza, hari igihe kigera Imana ikavuga ngo ariko bya bintu wakoraga ntabwo ari byiza, nawe igihe cyawe dore ngiki hari kibikugezeho. Ese Pastor Claude, kuki mbere yo kujya gusesengura utabanza wihamagarire uwo muntu, sibyo? Utagendeye ku byo yavuze, umuhamagare, nkuko uvuga ngo wamuhamagara nyuma ariko wamaze gukora ikiganiro. Kuki utabanza umuhamagare? Bariya ni abasitari ba Dorcas, ni abasitari. Hari uburyo bwinshi ushobora kubageraho, cyangwa ukanyura no kuri ihane management yabo ukababaza se biriya bintu gutya na gutya, sibyo? Ku buryo ejo nugaruka akavuga umubwa ariko njye nabanje kuguhamagara ndakubaza ikintu ngewe ndi kukugiraho inama ni ugusesengura ibyo undi yavuze kandi wowe utabimubajije ngo mwivuganire direct. Uramutse wanditse kuri Twitter email yawe ikayizana ukandikaho amagambo abantu bakayavuga bakayasesengura, harya buriya baba bakoze icyaha. Ushize amagambo kuri Instagram yawe nta wundi muntu uyikwitirira ari yawe, ukandika amagambo runaka, ukandika ibintu runaka, abantu bakabivugaho bakabisesengura, bakaba bati ko twari tuzi ko ibintu byari bimeze neza, nyir'ubwite akavuze ko ibintu ari bibi, tubigenze dute? Rero buriya mwebwe rimwe na rimwe haryo tuba twabayemo twe tubeho mu busi kuwundi. Urumva? Igihe ubuvugiye umuntu ibyo atavuze kuko we bareba ibyo yanditse. Reka nkwibarize ikibazo, turi kuri TikTok. Claude ko bavuze ngo watandukanye na Tarena, niba ari Tarena barabeshye cyangwa bavuze ukuri? Noneho mwibarize ibyo ngibyo abantu bavuze ngo nde ndapfuye noneho. uretse gato Tarena bavuze ngo tuya tuvuga ibintu uretse gato ngo yatandukanye nande kuro bavuga ko yasenye urugo rwa Muyango na Kimenyi. Sorry, yes. Uravuze ngo yatandukanye nande? Tandukanye na Tarena. Aya masaha nkeneye akabwana kenda aho bigeze nkeneye Tarena. Bavuga ko yasenye urugo wajunga Rwanda. Umva nkubwire Reina Muyango Kimenyi ibintu nk'ibi. Reka nkubwire ikintu kimwe mugomba kumenya nani Claude, nibyo usanze ndi kuvuga none mu kanya ndi kubwira Keza. Izi media igihe cyose muzumva ko amarangamutima muzashyira iruhande, mugafata iya mbere mugafata umuntu mukamucurikiraho ikibuga nk'ibi ngibi, iki kigo uyu nguyu nuza ari gukora Keza, ngiye reka babwiza ukuri. Iyo umuntu mukunda ntakina mpaye Keza hanaraje, urimo kunyumva nubwo nabambereye mbirikanyi, aravuga ati aya masandi ku ruhande rwa Jihad, mwese nimwafashe Jihad ejo bundi mukamubamba mukamukoramo content. Ibi ngibi uyu mukobwa niba Keza ari mu bantu bareze Jihad, ariko akaza ahangaha akavuga ko ibintu Emmy ari gukora kuri Jihad ari ubugome kandi aramaramuka ari gushaka nta kuri kurimo nk'umuntu bazi. Oya ndabajije urumva nanjye barabivuze muri social media birandagara. Reka mubwire Keza buriya ahangaha ugize credit urukumva. Reka nkubwire Jihad ntiyari inshuti yawe. Kubera ikintu mwapfuye cyangwa misunderstanding ibintu byabayeho ukamufata ukaba ugiye kuri team y'abamujyana amageragere wamutangiye ikirego. Reka ze nkubwire niba uzi ko ibintu byose bikora genda nabikubwiye reka rero bigusubiremo sheri, sibyo? Niba ushyira mu gaciro gutya kubikora genda uvana ikirego muri ndirimbo ndabikubwiye nitwa Godfata ukuri kumana. Niba Emmy ashobora gucurikiraho Jihad ikibuga gutya uko nyumva akagenda ukabona ibintu nk'ibi ngibi turi kumwe, genda uvanemo ikirego ndabikubwira bigusabye nuko uzajya gukivana ikirego kukivanamo si ikibazo, ariko ntago umuntu ababarira utamusabye imbabazi. ari ikintu aho ngaho rero ukumva ko umusinga point. Reka kubaza ikintu kimwe, umuntu gusaba imbabazi ni iki? Gusaba imbabazi ni iki? Ko umuntu ashobora kuzana akakwigiraho nyirarureshwa gusaba imbabazi zitamuvuye ku mutima. Ikintu cya mbere ni umutima nama. Ndakubwiza ukuri, niba ubona jewe narababwiye urabona bira bintu dore rwaca kingo yego ye iki
yego ye iki jihad niwe wakoresheje amagambo akakayikurusha yo mukoresha cyangwa yo abandi bakoresha. Jihad yakoresha amagambo aruta ya Sebiradi yari gukoresha. So ikintu kiriho Sebiradi yaranyica. Korode ndagusomye mwa. So umvikino ari kubabwira. Reka nkubwire ikintu kimwe. Narababwiye ushobora gusanga bira birego bari kurega jihad bingahe si bavuze ngo ni bitandatu. Ushobora gusanga ibifite agaciro ari ikirego kimwe. Uko ikira cya yampano habuze ibimenyetso bakaba kiri mu iperereza. Ushobora gusanga na bira bitandatu byose ari amarangamutima nta kintu kirimo. Ngaho reba umuvuduko Koroda fita ari kuvuga Irene. Noneho nasubira inyuma nareba ko amagambo aremereye Koroda ari gukoresha nuko ngo bamuhaye dislike. Ngo difata nkumva mvuye imyunda. So Keza, wallahi niba uwo nguwo Emi byakunaniye kwihangana ukageraho uza kuvugira jihad kandi nawe waramureze. Njyewe Godfa ikitari ukuri kandi nabwo nkavuga ati hano iki kintu ntabwo ari abantu kumva urakunyumva tinya abantu kuko uraza gusanga nizira ryo reka nkubwire jihad arataragurika, jihad arabwanuka, jihad araturagurika, jihad no mufunga mutwe ariko se jihad nta ni byiza akora arabikora ngewe rega ngo kandi mwese ni mu mukunda abagore ni mu mukunda jihad ntajya afata karagasonga bugari mwese mugatoha n'abadafite abagabo bagatoha. Umva ngiye nkubwire Godfather sibyo jihad naravuze ngo n'ubu ndacyabisubiramo avanyeho kwataka abantu uri kumva nkuko abikora. Jihad ni umunyamakuru mwiza nyuma yuko ndebye ibyakorewe mu yango kuri Snapchat urukunyumva ahubwo jihad ivuga ngo nuko we ajya kuri kamera kavuga ariko mwe mujya ku masnap n'ahandi mukora ibiremereye no kurusha jihad. Wabizanye sibyo navugiye Snapchat ngiye ko mba ndi hano ikintu mba nakanditse nagaruka hano nkakivuga nkagisubiramo. Ntabwo mvuze wowe mvuze muri rusange ariko reka mabwira ikintu kimwe. Uzi ikintu gitangaje se? Uzi impamvu Godfather ajya afata side nkaza hano hejuru nkamanika amapumbu y'ibimene nk'abanetre. Murabona ukuntu muri kuvuga gutya n'izina ry'Imana jihad nava amageragera abantu bose bazazana baririmba haleluya. Ngope nanje manuka uvuga jihad neza arakongera bombo klati ngo mvuge reka nkubwire reka nkubwire ikintu kimwe uzabaze wowe Keza. Ndi kuganira sheri wijya kumva gamatwi hano nkubwire wowe unansobanukirwe wowe turi kuganira we ntabwo ujya utserereza n'umuntu ejo bundi wankanzeho $17,000 by'amadolari naramuborotse kubera avuze hano ngo abantu nimbwa. Ntabwo Godfather ngiyewe ngenda umusa ntabwo ndi umukandasi ndabizi sheri ndabizi ngiye ntiwongere gushyira iryo zina ry'ura mu mama mu kanwa dore ko waje ukarira kandi kumota kandi ari inshuti yawe. Umva nkubwire nawe nuri mushiremo uri kumvuga tugendane neza ndetse nakabwana nini raza bombo clat tugende gatoya rero ikintu niyo mpamvu Godfather ntajya afata side. Ndabakunda iyi ni slogan natangiranye mu myaka 4 ishize. Ndabakunda ariko mbatinya kubi. Impamvu nakoresheje iriya jambo niyi mubana n'ufite si muri kureba bafata ku mavuta ntimwamwibagiwe nafungura ejo muri muzabwira ko mwarimo mukumbuye aba mushiye mageragere jihad ya masaha. Buri muntu wese dore kugeza n'uwo bakoranye umusangira ngendo we wa hafi aramufata akamucurikiraho ikibuga akavuga ko yaragiye kuyahura kubera jihad. Mu byo kuri mumbwira ikintu kimwe ni wari kubivuga ni ikihe kintu Emi yakoreye jihad yakoreye Emi kuryo Emi yashatse kwiyahura this life. Oya niyo byaba bihari yakoze ikosa kuko ntiyitabaje inzego cyangwa nabivuge hakiri kare ngo nawe yamukoreye mu byo kuri neba nawe kuri inshuti zabo bombi babarira nago tukiri inshuti amakuru yabo nayo nzi. Inde none amakuru yabo ndayazi ntabwo ntiyagwamaga gwaje kugusupport erega nese umva adashize igihe ko yamamaza se yaraje sinagiye bakamereza bu. Umva ikintu kiriho rero n'iki ngiki ibi bintu byanyu urukumva ibi bintu byanyu erega buri muntu rega kubwira ikintu kimwe iyo ufite inshuti y'umuganga ukarwarira gutabara siko bimeze nuko bijya mwirengagiza bino jihad yari inshuti ya Muyango Magara jihad yaza kuba atari umutinganyi wari kuba ko ajya cumita Muyango nukuri ko ndajya kubaza ibintu imbere hose yarakurongoye
gusa icyo ubizanye uko twavuze yaza kuba nyine akunda abakobwa cyangwa tuzi ko niki ariko nuza kwitegereza umuntu yari umuganga aramwitabaza. Jihad ni umuntu wari ufite umudomo kuri media, yagombaga gutabara inshuti ye. Mwarimu mworoheye mada, mwarimu mworoheye, wagiye kureba ibintu abantu bakoreye Muyango kuri Snapchat, sinabiza yano nkabimanika. Barinjiye baraseseye mu muryango wa Muyango, bakazana umubyeyi we, bakazana papa we, bakavuga akazakora. Ariko sha Godfaka ngore ndumva uzanyemo kese zindi kandi okay, reka ibintu tubipeye tugaruke gato, reka tugaruke ufite buhinja. Rero uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntago ari wabamwishe. Icyo nshatse kuvuga hano uruko nyumva, jewe mbanetre nkavuga ngo Jihad sinigi wabo, uruko nyumva nawe Keza ejo nibagufunga. Tuturano turi kuvugana n'uri inshuti yanjye, aricyo dupfa. Keza nibagufunga nzakoresha amagambo avuga ngo itegeko rikora akazi karyo. Kuvuga gutyo ushatse kuvuga ko ibintu yankoreye noneho dukwiye kubikomera amashyi. Ibihe ni izina ry'Imana, reka nze nkubwize ukuri, nta kintu Jihad yagukoreye kidasanzwe. Sawa rero reka tubyiyorere Ku buryo aya masaha Jihad ya uretse gato basheri yo nako nsesengura ibintu byabayeho. Izi nkubiri ziba muri izi media ntabwo Jihad yigeze, ni ukuri Imana reka zabwiza ukuri. Hari abantu bari hanze uvuga yinjiye mu muryango wanjye Godfather, ibyo tubyiyorere. Yavuze ku mwana wanjye, uri kubinyumva neza. Yinjiye mu muryango wanjye bigera no ku mwana wanjye nta kintu atinjiyemo, ajya kunyita amazina n'akazina, uri kunyumva. Rero ibyo bintu reka tubyiyorere. umva nkubwire, umva njye mfite umutima unababarira, uri kunyumva. Nkuko narebye nkabona ko ibintu bamukoreye atari byiza, nkavuga ati ibi bintu mukoreye ntago ari byiza, kandi nkabivuga mbizi neza ko nawe atari shyashya yamemukiye. Hari n'abandi mbere yuko rero unenga ntaza Emi, urumva mbanze ninenge se? Oya, ntabwo ubanza kwinenga, urabanza nkuko uvuze ngo ufite umutima ubabarira, uramanza ubabara urugendo uvana ibirego biri muri ribu bivanemo. Oya, ntago ari wowe umbwiriza kubivanamo Godfather. Numvisha umutima wanjye wabohotse ko nabivanamo, cyangwa nawe akanyegera. Bana bohora umutima wa Keza, Uwiteka mugenderere. Haleluya, kamanze nsenge. Atabatumye afite abamusura, sibyo? Nk'umuntu nanjye twari inshuti, katavuze ati yananabimenye ko icyo kirego ntabwo zaza bora. Wowe ibyo byose ujya kubikora wigeze wegera Jihad uramuganiriza? Yego sheri, narabikoze. Waramuhamagaye uramubwira ati Jihad ngwino hano tuganire, ibi bintu uri kunkorera ntago ari byo. Noneho Jihad yanga kukumva, yumva uruhande rwawe nawe wumva uruhande rwiwe. Ntago yari bunyitaba icyo nakoze. Naramwandikiye aho kugira ngo ansubize, ajya kunsubiriza kuri YouTube nabwo ayataka. Ako kan message ndabifite ahangaha, narabikoze. Ntabwo ngiye nshobora gukora ikintu nk'icyo ntegereye umuntu. None se okay, ndabyumva. Wigeze wegera inshuti yiwe nk'umuntu uzi ko wowe muhuje inshuti riri, ngewe wenda ntago twari twagahura, muhuje inshuti riri. Hari na mwene wabo na Riri muhuje mwese muri inshuti ndabazi. Warigeye uvuga ati ni mumbabarire mumuze na Jihad, urumva? Tureke kujya kure sheri. Yego tureke kujya kure. Hamagara Brian, tureke kujya kure. Hamagara Brian none aha turi live, umubaze ngo ego man. Ngenzi ko bari inshuti n'abantu yenda bari hano, ubwo barabibonaga ko abana ari inshuti cyatari inshuti, sibyo? Brian ni inshuti ya Jihad nk'ukuntu Yemi ari inshuti ya Jihad. Ibyo byo ntago mbizi, ngenzi ko abantu bari inshuti. Hamagara rero Brian umubaze nimba ibyo tutarabivuzeho. Brian akambwira ngo agiye kumuvugisha azumva icyo dupfa, kubera ko aheruka ngo turi inshuti, urumva? Hanyuma yaramuvugishije. Ndabyumva ke. Ubwo se niyihe ntambwe ntateye? Birumvikana, ariko wowe nakubwiye wari kureba inshuti ya Jihad ya hafi. Hari inshuti zo ku mihanda, buretse gato Riri, hari inshuti zo ku mihanda twese turazigira, urumva? Nk'uyu Godfather ni inshuti yanjye yo ku muhanda hano,
mu buzima busanzwe si inshuti yanjye kandi yavuze ko tuziranye kuva kera uretse ko njye ntabyo nzi urumva hari umuntu wanjye wa hafi ushobora kunyegera nka Riri ni inshuti yiwe ya hafi tandaraza bikubera iryo jambo ngusome Oya reka mbabwire aho hantu ukuntu muri kwibeshya njye ntabwo namenya ngo inshuti ya hafi y'umuntu ni iyi ngiyi tuvugisha ukuri urugero nkawe Keza uri inshuti yanjye ya hafi urumva ke atareka mwibisekeramo kandi birababaje man urumva nimba yaraguhemukiye ugashaka inshuti ye ya hafi ukayiganiriza wenda kuba nayo waruzi ibyo byo ntago ari ikibazo cyawe cyangwa se urumva nta kutagize ariko kubabarira iyo umuntu ababariye akabohoka ku mutima akavuga ati ngewe kanaka ndamubabariye uramubabarira ubundi ukavuga ati birarangiye naho kuvuga ngo agomba gutera intambwe akaza akagusanga aratera intambwe ari mageragere se sawa nyine abamusura kubera iki se afite abamusura yananomaho nanjye nkajya kumusura tukaganira sawa nyine urashaka ngo inshuti ze zizaze zimugusabira imbabazi yanomaho nanjye najya kumureba ahari tukaganira ntabwo basurwa se nawe rero nimba wumva ushaka kumubabarira hari urahazi ntabwo imbabazi zihatirirwa shiri Keza 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 nyuma ujye kumusaba imbabazi ntabwo mbazi Keza for information kakubwire ko nakurikiranye ikirego cyawe na Jihad ni icyaha mbonezamubano nta nubwo icyaha cyawe uzazimwime ntabwo zizamufunga nanakumenyesha ko n'ibintu wareze Jihad ntabigize ibyaha birimo ni ibyaha mbonezamubano bewe imbabazi ntabwo zo zihangayikishije Jihad ntabwo bibimubesheje mageragere by the way ikirego cyawe nikigerwaho bazagusaba guhura nawe mukaganira kuko ni mbonezamubano niba utanabizi so rero ibintu ni bibiri ibyo nakubwira kimwe nta sheni idacika urumva ngo difata nanjye nzisangayo urumva twese tuzagera Jihad oya wowe watinze kujyayo inde wowe kagindu ndumva mwarasesenguye rero ubwo niyo mpamvu hari n'izo mbabazi zitakwa cyangwa hareba uburyo abantu bahuramo bakemura ibibazo menya n'ibyo yakoraga yari abizi ko ibyo ari gukora ubwo ari mbonezamubano nyine kugira ngo akomeze amenase ntabwo yakomenashe kurusha ibyo mwakoreye mu yango ndakubujije yazajya agatanga ikirego gusa ko ibyo urimo ni ibikigo difa umva mumbabarire muranakoze mugire ibihe byiza wowe uretse kugenda rega rego se ariko se ntukivumbure ariko Keza nawe rero uri igifura ntabwo ndi igifura ndi umuskuti ngende umuskuti ntabwo ndi igifura okay ntiwirakara rero urumva ikiriho ni iki ngiye hano erega ibi byose biterwa nuko mwibagirwa ko muzamara nyuma mu myaka 100 mwese muzamwarapfuye haraje abandi nicyo kibazo urukunyumva kandi nkwibutse ko aya matiku abamo ku bantu babagene nta mukira kwisanga muri bibiri kumva nta muntu wabasha kukanira ntabwo ibintu mwabyisanga muri abakene niyo mpamvu mureba mureke ibyo bintu byo kwikubanaho erega impamvu Jihad akubabaza nuko mwabaye inshuti si mwari inshuti Jihad ntari inshuti yawe Keza Godfather mbabarira nimba ikirego gihari gifite aho kiri ibya Jihad tubyihorere tugaruke kuri Emily watuzanya ni wakuzanya anga n'ubundi naye byarangiye ngende okay tugaruke ku buryo twajya muri ntuza tugaruke twigisha abantu bajya muri menopause none tuvuge kuki kwa matiko Keza ntukarakari ariko with that wama niyo ntari ubu koko iyo gandi muke oya urete ariko rero ubukoga bwo mamuhotera man nashake ibintu byo kubuku ikirego nakireke uriya mutipe natamusabe imbabazi ubwo sarajya kumwingingira ngo nguye imbabazi azamuhamagara mbwe mbabarira abona mu mabari so urense gatukeza ntabwo bazajya bagenda ngo basesengure ni nka pasiteri wari hano ubundi uburenganzira bwo gusesengura babukuye he baba basesengura ibiki like urafata ibintu gusesengura abantu yaririmbye yihe ku buryo nuza Jihad ajya gusesengura none Keza ajya kumuvugira ajya kumuganiriza yavuze ko wowe waza uvuga ngo bamubabarire umutipe aragiye aricaye ngo ateye agasonga bugaragiye kuvuga ku muntu n'umwana we ubwo burenganzira buhabwa nande n'ayo mategeko niki kimushira kimwemeza ko uretse kuba ari inshuti bivuze ko ajya kumuganira kuri kamera kuri mba ari inshuti kuki atagiye kumuganiriza mu gikarisa bakajya kubishyira kuri kamera ubwo Keza yashizemo ibirego bike
tangiye Yashiramo kwicuza impamvu n'ibindi nafashe nimero yanjye byinshi. nkayishyiraho hejuru baranyandikira nkava imyuna bahamba barandika bro kongerera izindi genda umufashe rero. noneho urumva Oya, bajya yewe reka None nkubwire Janu ko namusanze inbox yiwe kuki we ibyo yari akeneye kumbwira atabinsangije inbox usanga inbox ye yese katansubirije inbox akajya kunsubiriza YouTube ese anyataka ko ntababonye hano muvuga kubyo ni iki mamureba use Akusuye Jani ubwata. ntabwo uri umubyeyi ntabwo uri umumama Bataraho. ubu se wowe bakwatatse bakazanamo abana bawe byakunezeza riri ntabwo ari umumama bamwatatse bakazanamo abana be byamunezeza ko riri yarakaye akame iriya message kubera ko yari yumvise ngo barataka n'iki n'umuryango we nta n'uravuga nta n'uwagize ikintu na kimwe akora kuki mwumva ko twebwe bagiye bakatumanika bakazanamo n'abana bacu n'imiryango yacu mwumva ko ari ibintu bishimishije byo abantu bari inshuti mwari mufite ibyo mupfa. ubu Ese we ntabwo none se kereka nkubaze nuza Jehadi yarikoze aragenda arakuvuga neza nta Godfather message nakweretse ntabwo kiyifite uyereke Janine hano cyane abantu bayibona Jehadi yarikoze aragenda arakuvuga nta kintu wowe wakoze. ndakubaza message wowe Janine Jehadi yarikoze ntabwo naburana nawe wa mubyeyi Keza wifata umwuka wawe gupfusha ubusore kuburana yarifashe ntabwo yifashe ngo agende ngo akuvuge nawe na ahari no kubera ko ibyo yakoze bitari byo waramureze so bihwaniremo rero agende abazwa ibyo yakoze nimba biri byo azarikurwa ibyo byisi ibyo migani yanyu muba mucira abantu nyine twe turirinda tutera intambwe twirinze ukamenya aho uzitera kwirinda uzajya uza hano wowe urimo urakoresha amarangamutima icyaha yakoze ntagihanirwe ibindi muri kuzana wifata umuntu victim uri gushaka ko victim ajya gusaba umuntu imbabazi she's a victim yarahemukiwe urimo uravuga ngo imbabazi urimo uramukikira urimo uraca imigani y'imbabazi n'iki ahubwo ikirego nimba ari n'uburyo bagifunga ugenda ugifunge cyane bamuhezemo nimba icyaha wowe urashyiramo abana b'abantu warangiza ngo victim ajye gusaba umuntu imbabazi z'iki igihe cy'amategeko agena nicyo kizakorwa ibyo ngibyo imbabazi z'iki se umuntu yarazi ngiye ko namwe approachinze kandi ndi no guhemukira ntushake ubishyiremo ari 20 Jihad azarekurwa ntabwo rega mbese ndavuze ngo agenda apfiremo inde narekurwa ni byiza urumva kandi natanarekurwa hariya ni mu igororero ntabwo ari ukuvuga ngo ni iki sawa nyine gararera ubwo n'urukundo mwari mumfitiye none mumwohereza mu igororero wese ajya kutubwira ariko yagiye kunyita ngo mfite imyotsi ya 5:15 abantu bose basigaye bagita 5:15 hari umuntu wari ukinyita Keza Jihad ndamukumbuye ngo ufite imyotsi ya 5 imyotsi se njyawe nzi imyotso ibyo ari byo ngenzi imyotsi ibyo ari byo ngo ufite imyotso mbabarira tseka wowe ufite ibiri kugusetsa usekere ngo ufite ariko se nturakare ngo ufite imyotsi ya 5:15 Keza ndagukunze none se nashobora kugira ngo agushumike gushyire I love this platform iyi mihanda iryoshye nk'umugore w'ubuturage bro ntukarakare none mwebwe mwagiye kwata ku mushuti wese mutekereza ko atazabatwika mwatagiranye kimuyango kandi ariko se kangubaza ikintu kimwe nta bantu bari hanze bakora ibirenze ibyo Jihad yagiye avuga ahubwo bavuze ko ababikorera mu gikari ari nabo babi abo bose baza kwitaka umahano uzi ibyo baba bakoreye iyo ngiyo inyuma mu gikari ese byo byajya ahagaragara ntibamusangayo rega ribi hora ifunguye imiryango uwo bizahama azamusangayo asangeyo n'abandi ayaya sawa nyine dore bari kugutama amagift Keza shemera riri uri umwana icyayi ntabyo ubona iri merci urumva
Erega biba bikenewe nabyo biba bikenewe muri byamucanze sosiyete. Mhm. Godfa we comment nsekeje ndi kubona landlord wanjye hano nkumva agashiya rero naje gusanga noneho hano mfite umuntu ureba stati z'abantu ntabwo abakurikirana akantu ko kandi kuri stati nkubita ikintu bita inkuru thank you ariko uriya mugabo ushobora kuba umukunda wowe muntu uri muri comment umpaye stati y'umuntu iriya mugabo ushobora kuba umukunda tu ariko ye bari kumbwira ngo ninsangeyo Jihadi mugende yanyu imiryango iracyarangaye nzaza mbasanga yarimo thank you Riri mbere yo gupfa ni hariya tuzabanza ntaho nge nzaya bite byawe ari kuranyohereza amageragere gukora yiki Thank you, Daddy. ni wowe uzaherayo sawa nyine so urumva amano yako gatwe kawe sha wewe bagutegereje no kuri airport ngewe umunsi gutanga platform abantu bakaganira niba bigize icyaha bazabindyoze wari wumva mvuga umuntu ndikukubaza wavuze ko uvugira inyuma mu gikari twabyirwa n'iki mu gika inde Janine ko platform yanjye ko uzarebe nimero yanjye ya WhatsApp ko imeze nko kunyandikira muri comment ngo Janine ukunda amageragere uyanga ninde kari iwacu wa twese ngewe ko nkubwira ko nimero yanjye imeze nk'aho ngaho muri comment hano muri uyu muntu ngirira ibanga ni umuntu umwe ni inshuti yanjye kandi inshuti yanjye bakuri goro niko DCTV Rwanda. Turi kumwe na Gilbert by'aka kanya ni umuvugizi wa Global Link Education Services. Muramwibuka mu bihe bigiye bitandukanye yagiye adusobanura byinshi bigiye bitandukanye. Gilbert meze fresh. Turaho Janvier bimeze bite wowe? Ni amahoro kandi cyane. Abanyeshuri 30 batangiye process ya visa kandi nabwo bitajya bitinda abo mpuye nabo benshi nabo muri China hari abandi mwambwiye batari baza bari bagomba kujya kwiga muri Europe nabandi bagomba kujya kwiga hane cyatandukanye bivuze iki kuri Grace by'aka kanya mbere na mbere turishimye kandi nta uri wowe nago byabura kubona abana 30 nk'aba ngaba tugiye kwereza mu gihugu kimwe harimo abagiye muri bachelors harimo n'aba masters urumva rero ni ikintu cyiza kandi iyi ni intake imwe ndabyibuka mu kwezi mu mezi ashize mu kwa gatanu twari turi kumwe ku kibuga cy'indege twereza babandi bageraga nko ku bana 10 ariko kubona imibare yikubye gatatu urabona rwose no ubuhamya bwiza ubwo babyeyi nibo ngomba guheraho rero mwababyeyi mwe murabona ko bintu bikora ya cyane rwose ababyeyi kenshi bajya bamamagara bakambwira ati se koko nibyo ibi bintu byanyu birakora ngira ngo video nk'izi ngizi zijye ziba izibafasha kugira icyizere cyangwa se kubona yuko bya bintu bishoboka baha abana baba amahirwe iyi ni full scholarship umwana bagiye kujya kwiga ku buntu bakamufasha kubona icumbi ndetse bamwe na bamwe bakagenda babahereza n'amafaranga yo kwifashisha bigenda biterwa n'amafakulté ugiye kwiga ndetse n'umwaka urimo ariko rwose ubuzima hari ababworoshya mu gihugu cy'Ubushinwa kandi tuzi yuko education muri China ni ikintu kiri hejuru cyane kubazi iby'uburezi bazi yuko ari igihugu rwose gifite ama university ariko rwego rwiza ya bonus yego bwa sisi
bonus impamvu yimbaje ubwo nuko ari y'abakobwa gusa byari ngombwa aho niho witugwisha ya bonus twarayitanze ngira ngo hano mu bana batambutse ahangaha harimo bamwe nubwo utakababajije ariko wenda mu bindi biganiro bitandukanye bazagenda bikubwira igihe cyarageze Grace Management cyangwa se ubuyobozi bw'iki kigo buricara buraravuga buti reka tugerageze dutange amahirwe ku bana b'abakobwa kuko urabona imibare y'abahungu ni myinshi cyane ugereranyije n'abakobwa kandi dushaka yuko bibalansinga cyangwa se n'abakobwa bakaba benshi kuko turoga tuti niba hano mu gihugu abakobwa kwiga nyine ari uburezi kuri bose uburezi budaheza so twavuga natwe rero dukwiye kugaragaza cyangwa se dukwiye kuba mu mibare y'abana dufite buri mwaka twohereza muri China hagaragara cyangwa se no mu